zamandirimba Yesu kubw'urukundo rwinshi rutagira akagero urwo yadukunze bamubambye ku giti ngo acungure isi yose wa musaraba we w'imbabazi niwo njye nifuza. Haleluya, 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 n'umukiza. Haleluya, 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 n'umukiza. Narababariwe ubundi umuragwa nzibana na data mu bwami bw'ijuru. Alleluia, haleluya, haleluya, n'umukiza. Narababariwe ubundi umuragwa nzimana na data mu bwami bw'ijuru. Tubahe ikaze inshuti bakunze Urugero TV, dukomeza kubashimira kudukurikirana ndetse no kudushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero dufite umutumirwa w'umunyempano uvuye mu Urugero Music Academy. Reka dutangira twibwira. Murakoze cyane, nitwa Gatete Shekina, ndi umwana ukiri muto, mba mu Urugero Music Academy, abantu badufasha cyane mu buryo bwo kuramya, kumenya kuramya mu kuri no mu mwuka. Ndi umuramyi, nakuriye mu muryango w'abatambyi, nibo bamfashije gukura mu mwuka, nibo bamfashije kumenya kuramya Imana mu kuri no mu mwuka. N'ibyo nakoze. Urakoze cyane Shekina, tuguhaye ikaze wumve uri free. Shekina, uri umwana wa kangahe mu rugo? Mu rugo ndi bucura. None se kugira ngo wiyumvemo impano yo kuririmba uracyari muto mu kigero cyawe, ku myaka yawe, hari bamwe bagenda noneho ukumva wowe uhisemo kuba umuramyi, hari bamwe mu myaka yawe bashobora gukoresha impano zabo zo kuririmba mu zindi ndirimbo, sinzi niba ubyumva. Wowe ni iki cyagukuriye kumva ko ugomba kuba umuramyi? Murakoze cyane. Nakuriye mu muryango w'abatambyi nk'uko nari nabivuze. Rero muri uwo muryango niho bakuze batwigisha ibyiza by'Imana, batwigisha gukunda Imana, batwigisha ukuntu Imana, ibintu byinshi Imana ikora, batwigisha ibyiza byo gukorera Imana nyine muri make. Noneho si ibyo gusa, Imana yaranyeretse, kuko nabonaga bakuru banjye baririmba, nanjye nsanga ndaririmba, bakuru banjye bakaramya, noneho nanjye nza kubigerageza nsanga ni byiza. Muri make ni umuryango nakuriyemo niwo wanyifluwensize kujya mu bintu byo kuramya.
Ni byiza cyane kuko muri iki gihe hari igihe ushobora gusanga umwana akuriye mu rugo rw'abatambyi barabimutoza ariko we yamara nko gutangira nko gukuraho gatoya ukabona aratandukiriye ariko biba ari umugisha kubona utoje umwana akagukundira agakurikiza inzira nziza ndetse no muri cya gihe ashobora nko kwifatira umwanzuro akabikomezamo koko ni umugisha Imana iguha umugisha kandi ikomeze gushyigikira. Ese ni ryari wumvishije ushobora gutinyuka kuririmba wenda uri wenyine utari kumwe n'abakuru bawe wowe ku giti cyawe ukumva ko ushobora gutinyuka kuvuga ati okay iyi mpano koko wenda ndayifite nk'uko wenda nk'undi muntu ushobora kuvuga ati Shekinah uzi kuririmba iki ariko wowe ku giti cyawe kugira ngo wisuzume uvuge ati ndabishoboye cyangwa se nagerageza ni nko mu myaka ingahe wabigerageje? mbere ntabwo namenye ko nzifite impano yo kuririmba mfite imyaka 7 noneho twajya tujya ku rusengero nkagenda nkicomeka muri worship team nkajya nk'inyuma mama watoreraga nyine akahita nkurayo akankubita ariko niyo ngenda nkura bakuru banjye bagenda bababwira ati nta kibazo uza kuza tujye muri practice tugenda turirimba gutyo uko ngenda nkura ngenda bampa inshingano zo kuririmba worship gutyo nyine birakura nyine gutyo. Byiza. Hanyuma se mu Rugero Music Academy ho wagiyemo ryari umazemo igihe kingana gite ese haba hari ubuhe buryo babafashamo kugira ngo muzamure impano zanyu mufite cyangwa se kuzirera mu bundi buryo niko navuga? Mu Rugero Music Academy nagiye nyiri umwana kera kurya nimuka n'umwaka ariko nyine mu Rugero Music Academy batwigisha ibintu byinshi batwigisha kuramya Imana mu kuririmba mu mwuka batwigisha ibintu bijyanye n'umuziki nyine ibintu byinshi bijyanye n'umuziki bakatwigisha n'ukuntu umuramyi mwiza agomba kuba ameze bakatwigisha ijambo ry'Imana bakatwigisha gusenga bakatwigisha kwinteragitinga n'Imana ni ibyo ngibyo batwigisha. Ndumva none wafata umwanya wo gushishikariza abandi bana urubyiruko bashobora kujoyininga Urugero kuko hari byinshi cyane n'uzi ko ufite impano uze muri Rugero Music Academy niho hantu hari perfect hagufasha. Murabyumva namwe rero muzana abana banyu mu Rugero Music Academy kugira ngo bakomeze babafashe kurera impano zabo mu buryo bwo kuririmba gusenga n'ibindi bigenda biza gucuranga byose bituzanira ibyiza. Hanyuma twateguye ibibazo 10 byo kubaza umwana w'umunyempano hano Shekinah. Rero muri ibi bibazo 10 aho uragenda utoramo hanyuma uko ugenda utora agapapuro ugenda usubiza. Ni karibu twagiye ikibazo cya mbere. Okay, iki ni cya mbere kirabaza ngo inzozi zawe ufite mu kuririmba ni izihe? Njye ndafite ibintu byinshi bijyanye no kuririmba. Icya mbere ndashaka kubanza ndashaka kuba umuririmbyi apana umuririmbyi ngo ubanza akagenda ngakuzuza audience ngakuzuza iki si ibi by'ubusa gusa ahubwo nkaririmba indwara zigakira nkaririmba Imana igakora imirimo yayo nkaririmba abantu badakijijwe bagakizwa mbese izi ni inzozi zanjye zo kungana abanya. Icya kabiri uramutse ugira ubuntu kuba umuhanzi w'igitangaza uramutse ugira ubuntu bwo kuba umuramyi w'igitangaza muri gospel muri uyu mushinga wakora gufasha sosiyete? Ndamutse ngirira amahirwe mbere na mbere urugero rwa mbere rwiza nabonye rwiza ni urugero rwo mu Rugero Music Academy. Ndumva nakora project nk'iyo ngiyo nkashinga ishuri ry'abana bakaza kwiga umuziki apana ibintu bya secular ahubwo ni ukuza nkabafasha nkamenya kwiga kuba abaramyi beza nkabafasha kwiga kuba baramya mu kuri no mu mwuka. Nakomeje kwivuga abaramyi baramya babivanye ku mutima abantu baramya nyine babirimo neza.
cya gatatu. Ninde muntu wa mbere wakubwiye ko uzi kuririmba? Gira ubutumwa mugenera. Umuntu wambwiye ko nzi kuririmba ni babiri. Niba barabimbwiye icyarimwe simbizi. Nta kibazo. Ako uwa mbere ni mama wanjye. Mama wanjye ndumva ariwe nabyinteretinzeho kuko nawe yaririmbaga. Ubutumwa namugenera, yarakoze cyane, aradufasha mu bintu byinshi, aradufasha mu gukura mu mwuka, atwigisha ijambo ry'Imana, atwigisha gusenga. Imana imumugisha imwagurira imbago yive gusenga kwe kandi imufashe gutera intambwe nziza mu buzima. Wa kabiri ni Sharon, sister wanjye Sharon Gatete. Nawe niwe wamfashije. Actually yaramaje kwimbwira, aranamfasha, arantoza, akajya nkoresha mu warm ups. Ndamushimira rero. Hanyuma ubutumwa namugenera ni ukugira ngo Imana imufashe muri kariyeri yiwe y'umuziki yo kuba umuhanzi. Inzozi ze zose Imana izamufasha zigereho kandi Imana imumugisha mwinshi cyane. Amen. Ikibazo cya kangahe? Cya kane. Twagiye. Niyo mirimo yo mu rugo uzi gukora kandi ukora? Bwire nanga koza ibyombo ariko nyine niyo nakuze nkora, ariko nzi no gukoropa, ngerageza no guteka. Ikintu ugerageza guteka ni nk'ikihe wenda ukavuga ati inyama ushobora kuduciramo gake uburyo ushaka kuziteka kugira ngo n'abandi bana batabizi bazabigerageze. Mana we uzona igishaka gusa mu magambo babifata. Okay, camo gake gake. Okay, ubuze ni iki? Okay, ufata ikiza niko abanza ukazitogosa. Mbaye umutetsi. Urazitogosa, hanyuma amazi yayo ntabwo yamena iyo zimaze gushya, ayashyira ku ruhande, hanyuma ugashyira mu mavuta, hanyuma ugashyiramo ibirungo, ugashyiramo inyanya zigashya, ugasukamo ya mazi atamena. Hanyuma ariko buriya kambabwire nkunda nyine mu buzima busanzwe nkunda inyama. Noneho inyama nkunda ni inkoko. Ambwira ukuntu mwateka inkoko nibyo byoroshye. Ufata inkoko ukazidepurayinga mu mavuta, hanyuma zamara gushya, ubwo kandi wazisize ifarini n'amagi n'utundi turungo. Noneho ugateka ikirungo nyine, iyo mvuze ikirungo barabyumva. Ikirungo nyine hanyuma ukazishyiramo ukavanga, ukarira abashyitsi. Hanyuma nzaza kugusura intekere. Twagiye. Ninde muntu ufatiraho icyitegererezo? Mumfatira icyitegererezo mu kuramya gusa cyangwa mu buzima busanzwe? Wa mbere ni Yesu. Amen. Wa kabiri ni papa wanjye. Mumfatira icyitegererezo. Nibyo byose akora, mumfatira icyitegererezo. Twagiye. Okay. Ririmba indirimbo irimo ijambo ndagushima cyangwa ngiriye neza. Twagiye. Okay. Ndagushimira umugambi ufitiye ubugingo bwanjye. Ndagushima Yesu kunzi ico nikona uga. Amen. Urakoze cyane. Okay. Ikindi subiramo indirimbo imwe y'umuramyi ukunda hano mu Rwanda. Umuramyi nkunda wa mbere ni Sharon Gatete. Ntabyazi ariko nibyo. Wow. Indirimbo ye rero, imwe mu ndirimbo ze nkunda cyane yitwa Inzira y'ukuri n'ubugingo, kandi mujye no kuyireba muyumve, ni nziza cyane pe. Iravuga ngo Yesu niryo zina mpamiriza
bindemereye Kristo niwe mwami uganje inshuti nizera Yesu niryo zina mamiriza hejuru y'ibindemereye Kristo niwe mwami uganje inzira ukuri n'ubugingo hanyuma igikurikiyemo ni umurongo wo muri Bible unyubaka. Umurongo wo muri Bible unyubaka uri muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 3 twasomye. Haravuga ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe uwera wa Isirayeli umukiza wawe nagutangiye Egiputa aho inshungu Etiyopiya n'i Seba nahatanze ku bwawe kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa nanjye ndagukunda. Amen. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zizapfa ku bwawe n'amahanga nayitangira ubugingo bwawe. Amen. Niwo murongo ugufasha mbese uza bwa mbere. Ni iki cyatumye wenda cyangwa se cyatumye ariwo murongo muri Bible harimo imirongo myinshi ariko ukumva ko ubu nguwo ariwo murongo ukubatse mbese igihe cyose ushobora gutekereza ukavuga ati uyu murongo muri Yesaya 43 ndumva unyubatse cyane kurusha indi mirongo yose. Ikintu cyatumye umfasha cyane ni uko nyine yagiye umuntu anyura mu bintu byinshi bimugoye kandi bimubabaje kandi binamuremereye sakumva ko yihebye, ariko iyo ntekereje uwo murongo ndatekereza ko umuntu wa mbere support ya mbere mfite ari Imana ishobora gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo intabare. Amen. Kana kanyuma ni ubuhe butumwa wagenera abandi bana bari mu kigero cyawe cyangwa se inama mu bihe bya none? Hanyuma rero ikintu na encouraging kiri muri Bible nacyo kiri mu Bami ba kabiri ibice 2 umurongo havuga ngo umurongo wa kangahe? Abami ba kabiri umurongo wa 23 no umurongo wa 19 sorry gato. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Noneho icyo gihe nyine yari umujyi mwiza, noneho abantu baho nyine bagenda babwira Eliya ngo umudugudu wabo ni mwiza ariko ufite amazi mabi. Noneho Eliya nyine aragenda arababwira ngo bamuzanire imerezo noneho ashyiramo umunyu atashyira mu isoko, aravuga ngo nyine avuga ngo Imana yavuze ngo ayo mazi nyine abaye meza. Rero ikintu nagira inama muri generasiyo yacu, urubyiruko nyine tugera muri byinshi, isi iradutwara rimwe na rimwe, ariko nugiye gukora ikintu ntukazajya wishingikiriza ku mbaraga zawe, uzajye ushingikiriza ku mbaraga z'Imana ko niyo ishoboye byose n'ibyo abantu bose batatekereza n'ibishoboye. Urakoze cyane Shikina kubana natwe no
gutanga ubutumwa kuri generasiyo ye ya none mu kigero gusanga nyine urubyiruko cyane cyane ku myaka mu kigero cyawe cyangwa se n'abandi batwawe na byinshi twakwita ko ari byiza turebeye ku myaka abantu baba barimo. Hari ibyo ubona ukavuga ati ewe umuziki ni ibihe byiza nibyo mbese hakaba ibyo babona utabizi uvuga ati ewe uri umuturage cyangwa se iki, ariko turashima Imana cyane ko wowe yagufashe kandi tuzi neza ko hamwe n'Imana ndetse nawe uko mu rubyiruko muzaba mugenda mubana hamwe n'urugero Music Academy bagenda babafasha. Nzi neza ko hari benshi bashobora guhinduka ku bwawe bitewe n'imbuto ubereye. Rero kandi urakoze cyane kubw'impanuro utanze cyangwa se inama uhaye abandi bana bagenzi bawe. Umwaka ugiye kurangira, tugiye gutangira undi mwaka, ese niyihe ndirimbo yaba iri kugufasha ubu ngubu aka kanya? Indirimbo y'Abanyarwanda cyangwa iyo ari yo yose ku isi yose, mbese iyo ari yo yose ishobora kuba iri kukubaka cyangwa iri kugufasha muri iki gihe? Indirimbo iri kumfasha cyane ariko ni ya Eli Bahati yitwa Siryo Herezo. Irimo kumfasha cyane, irimo ubutumwa bana mugende munayumve kuko irabafasha pe. Niba uri kunyura mu bintu bikomeye iragufasha. Siryo Herezo. Ushobora kubituririmbiraho gatoya kugira ngo ushobora kuvuga ngo Siryo Herezo wenda abantu ntibajye kwireba cyangwa se banayibuke, ariko byibura usize akantu gatoya bashaka kugira amatsiko avuga ati reka tunyaruke tujye kureba iyo ndirimbo kuri channel ya Eli Bahati. Komera ndi kumwe nawe, ndimana ihaza kwifuza kwawe kose, ndacyagufiteho umugambi mwiza, witinya iri Siryo Herezo. Ndagukunda kandi nkwitaho, n'Imana ihaza kwifuza kwawe kose, ndacyagufiteho umugambi mwiza, witinya iri Siryo Herezo. Tubashimiye kubana natwe ndetse no kudukurikira. Nakagaruka. Ntutinye umutima wanjye, ese ntiwamenye ko Imana yawe ariyo yabanje ijuru? Ntiwihebe ntucike intege, kuko iyakuremye itakwibagiwe, igufitiye umugambi. Niyo wiha intege barambiwe, ikabongerera imbaraga. Ntirambirwa hoya ntiruha, izina ryayo ni Uwiteka. Uyihanga amaso yawe, niyo buhungiro. Uyihanga amaso yawe, izagutabara, izaguha intege nturambirwa, izakongerera imbaraga. Ntirambirwa oya ntiruha,
amaso yawe niyo buhungiro uyihanga amaso yawe izagutabara